inshuti zanjye meze neza yanagenda ndashima Imana. Impumbu nari mbakumbuye cyane, impumbu zari zibaye nyinshi bagabo. Nari mbakumbuye cyane gusa ndizera mumeze neza aho mugiye muri hatandukanye. Turagarutse ni malayika nanone Mana yaje gusa mbabarire iminsi yari ari myinshi gusa mba mbafite hehe kumushaha bafite ku mutima cyane. Ndabakunda nk'uko bisanzwe murabizi gusa mbakwiye kukabibutsa kugira ngo hato mutirara mukagira ngo ko atakitubwira uburyo dukundamo. Ndabakunda mbakunda cyane. Iminsi ari myinshi ariko hari akantu nifuza ko tugaruka tukaganiraho. Numvise inshuti zanjye niko bimeze biti hano hanze ngo hasigaye ikintu bita ubwoba bwo gutinya umuntu nkawe, ukareka gukora ibintu bishobora kubyara umusaruro. Ngo ni akazi gasuzuguritse, ngo baraguseka, ntabwo waba umuyede baraguseka, ntabwo wafungura agashopu gatoya baraguseka, ntabwo wagira utuntu ukora runaka, cyangwa niba ari talent yawe, niba uri umupapa ukuze ntabwo wakora iki mu bana, cyangwa uri umubyeyi ntabwo wakora iki kandi ari cyiza kandi cyiyubashye cyubashye Imana, ngo baraguseka ngo ntabwo ari iby'abantu bakuru. Bimeze bite? Muri gutinya abantu, uwo muntu usanze azakugahurira. Nizere ko mutarimo hari mu nshuti zanjye. Ugomba gukora ikintu cyose cyubahisha Imana yakuremye, gifitiye umusaruro ubuzima bwawe n'inshuti zawe n'abawe. Riga muri uturabo Imana yashyizeho ngo abandi batureba banezerwe, dutanga umusaruro, mubwire abandi ineza y'Imana, basusuruke, ubwire umuntu ubabaye ko akunzwe, ejo hari ubuzima, anezerwe. Nimuranga kubikora ngo baraguseka, ngo urase ngo nijya kumubwira ngo niyihangane, ngo arumva ko ngo mwinjire. Niba ubona umuntu yagize ibyo mbwiye sorry, ihangane inshuti yanjye wirira. Nubwo ngo uriya ngo ntabwo namukoraho ngo ni umukungu, ngo sinamufungura ngo dushime tw'inkweto ze, ndetse namwegera. Abakungu turi kurebana, uworoheje hari aho ajya akenerwa. Nawe woroheje uri kwitinya, umukungu hari aho agukenera. Mwese murakenerana. Ibi by'isi tubona birashira, ariko hari ibyo tuzabazwa. Imana yaturemeye kuza mu isi gukora. Urwo rukundo uzarubazwa, abo bantu ugomba kwitaho utari kwitaho uzababazwa. Inshuti yanjye mpa wowe feeling uwuriwe w'Imana yakugize we. Kora ibyiza, ntabwo uzajya kwambara ubusa ngo uri gukenera ibintu bikwinjiriza. Mu by'ukuri nubwo biri kukwinjiriza ako kanya, biragayitse ku rundi ruhare. Wibwira ko uri kubyara abuzukuru bawe byose bazabibona. Ibintu tuza kubikana ku masosho media abacu bazabibona. Uzaharanire unyurwe, ntiduke twiza dusukuye tudafite ingaruka mbi. Wishaka gushakira ubwishyu mu mazi ngo urase wanajya gufungura kari akantu gatoya ngo atari igishopu kinini ngo haze twiganye bakanseka. Niko mwiganye bakaguseka. Ubu se baryama uraharyama, aho uko barya urabirya. Menya ibyawe bigufitiye umusaruro, ufite umusaruro abandi, sibyo? Ese bakuneguye wowe ntubanegure, bitwaye iki? Bagusetse ntubaseke, bitwaye iki? Bakuvuze ntubavuge, bitwaye iki? Bakurebye nabi ukabareba icyoroshye, bitwaye iki? Bakurebye urujijo ukabasekera, ese bitwaye iki? Vuga uwo mu mutima wawe uri gutanga ibiburiya. Uzi ko umuntu yakureba nabi wowe ukamusekera, ko umuntu yanga kugusubiza wowe ukamusubiza ati how are you, umeze ute? Umeze neza kandi bivuye ku mutima. Umva, ba wowe guhera uyu munsi wishime, ishimira ibyiza, iga kubana n'abafite ibyo wifuza gukoramo cyangwa ukunze ubyiga ubikore. Niba ari umwana muto uvuga ati nigiye nshaka ukuntu bakoresha computer, duva turashaka kwigaho, bivuga ngo uriya mwana aranseka. Ba wowe haranira ibyishimo, reka tube twebwe, bizatugirira akamaro, kugora tunezerwa kandi ntugatinde ku byakubabaje.
guhera uyu munsi wikangwa n'amaso, tumbira future yawe n'abawe turabakunda, bye.